ukagera ku bantu 10 nta bwenge nyine ukajya ukiyongeza uwa 11 ukumva ni kuryamana ukagenda ukica n'umuntu wa 12 abakobwa 12 bose ko abica bose abari amasambanya akanabambura. Uzi ko ngo bakandaga ngo n'akamvugo yadutse yo gukanda akanyenyeri kuri mobile money babanza kubikora kabica yamaze no kubacuza utwabo. Uriya muntu Imana imuha agakiza n'abameze bandi hari n'abandi ariko bitaramenyekana kuko ufatiwe mu cyoho niwe mujura. Buriya 40 yarigeze ariko hari n'abandi batazwa ariko barahari. Yes, reka tubasuhuza abakunzi bacu badukurikira amanywa nijoro kuri sheni yacu yitwa Kubaha Uwiteka Nibwo Bwenge TV. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo tubifuriza amahoro y'Imana n'urukundo biva ku Mwami Yesu bikomeze kubana namwe. Uyu munsi wa none twongeye kugaruka imbere yanyu na wa muvuga butumwa bwiza w'umuhanuzi kandi udaca hirya udaca mbese utarenzaho ahubwo tanagaburaho nta na gahunda yo kubikora. Bamwita Rusine Emmanuel ariko reka nkubwire n'abakunzi bawe ngewe nta mpamvu yo gukorana nabo Rusine kandi abantu bavuga ngo bitwa ba Rusine iwabo baba bafite za Sine na za Bugondo za Gaju na za Ngabo. Hoya basi uzanjyane hari hakurya basi niyo wamakamwe nanjye nkaba nkiragiriye ntacyo byaba Yesu azatworoza kuko nanjye Yesu yamamagaye na nsigaranye iziheze narazimariye mu kabari narakubise abantu nararishye ibintu byose nanjye ndi mu mahirwe ya kabiri. Uri mu mahirwe ya kabiri? Mu ya kabiri. Ahubwo nanjye nyeneye ko Yesu yanyoroza. Yakoroza? Yego. Ariko nta nshuti ufite? Ndazifite. Turasaba inshuti za Rusine bamworoze cyane. Kandi uko niko kuri. Kandi none se ni kukiwe badashobora gufata inka 3 cyangwa 4 atakira nawe zizakuviremo umusaruro? Birashoboka. Si bishoboka ra? Birashoboka. Abantu rero bakorera iki? Dore kandi ikibazo atabaga ngo buriya ngo baje gusaba icyo mbakundira bahita bavuga. Oya. We ntago ari ugusaba. Ntago ari ugusaba. Ko dufite Yesu kandi ufite Yesu abafite byose. Kandi Yesu tumurebera mu bantu. Kandi ntago azakoresha ibiti n'amabuye. Oya Yesu akoresha abantu. Kandi Yesu akoresha abantu. Use n'abantu nzi hano bagiye bahabwa amazu bahawe amamodoka bahawe amafamu. Oya wijya kure. Umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame ni yatanze ingira inka munyarwanda. Ese ari bwaki gihari? Hari bwaki gihari? Ese umuntu umwe? Ni umuntu umwe agabura igihugu. Abatoza n'umuco Imana imuha umugisha. Yego abona bakene abantu baba hanze hoya mububakira amataje. None reba atoza n'abanyarwanda guhana inka ikakubyarira anyuma iyo babyaye ukayihereza undi. Urwo n'urukundo yagiye abatoza. Uzi ko umuco wari Uganda guhana inka. Ahubwo uyu mubyeyi wacu Imana imuha umugisha. No mu Rwanda warahahoze cyane rwose. Ubu baracyatanga inka mu Rwanda. Ubwo rero natwe baduhiba tworozi. We natwe batworozi. Nubwo nta kiraro ariko tuzagishaka. Ariko ikiraro Yesu yaragitanga. Yaragitanga. Wabona aho urara hakabura harari inka. Urero se ubungubu umuntu yakubwira ngo nguhaye ukabura aho yishyira. Reka nibishoboka. Ntago bishoboka. Ntago wabura nanga. Ubutaka burahari mu Rwanda ubutaka burahari. Ubutaka burahari. Ubutaka burahari. Boriya ubutaka burahari. Cyane. Hanyuma rero reka kandi niba butanahari ari isengesho umugabo waherutse gusenga ari we wa undi ya besi ngo icyamu Uwiteka iyi Mana ikamara iki umubabaro ikamara ngikagura imbago zanjye rwose ukuboko kwawe kukabana nanjye kandi Imana yumvise ibyo asaba none hanyuma rero Uwiteka ngamuha ibyo yagize gute asabye byose Imana itwagurira imbago. Umva ukundi ijambo ry'Imana ryavuze ryaravuze ngo uba mu bwihisho bwisumba byose uwo nguwo azahama mu gicucu cyishobora byose. Ibyo ngibyo bya bindi byananira kandi twagumyemo kandi koko turi na gahunda yo kuvamo kuko turi mu ijambo ryayo nimwo turi. None se ijya kure mu muntu niyavuze ngo turimo umuntu ase natwe twaremwe kubw'ijambo ariko kandi twaremwe tuje kugira ngo tuze gutegeka ibyina ibyaje mbere. Ese buriya turabitegekara se bitegeka abantu ahubwo nibyo bidutegeka se bitegeka abantu. Reba ati dukeneye imbaraga zo kubitegeka. Turaze kuraheza kuri Yesu
turamukeneye zo. Abafilipi 4:13 ushobozwa byose na Kristo imbaraga. Dukeneye izo mbaraga rero zidushoboza gukora ibyo Yesu ashaka, tugategeka iby'isi pana gutegekwa nabyo. Ahubwo se ubwo turacyabikenera izo mbaraga, turazikeneye kuri bamwe na bamwe, ariko ni bamwe nk'izo abandi barazishaka. Rero ugera ejo bundi mperutse kugenda mura n'umuntu ngiye ahantu kuvuga ubutumwa banumiye, muye n'umuntu mfite Bibiliya mu ntoki, urabizi ngenda nyifite gutya, sinjya nyihisha, ntago nayishakiye ibikapo byo kwihisha nkaho ari kanyanga ndimo guhisha cyangwa urumogi. Najyaga nitwaza inkoni Uganda aho ngaho, cyangwa se nkagenda mfite icupa rya kanyanga mu muhanda, nta soni mfite. None Bibiliya ngo niyanera isoni se kugenda nyifite mu ntoki, ariko nsigaye mbabona bazigenda bazihishe, n'abazishyira gutya mu makote bakazihisha. Twarenga abantu, ari umugabo twagendanaga, twagera ahantu akayikura mu ikote akagenda ayifite, twagera hari abantu akongera akayishyira. Ndamubaza ariko se gitumuhisha Bibiliya niki? Kwereka tugomba kugira ubwenge. Mugenzi we kabiri muhannye mbonye atabyumva, ntago tuzongera kugendana. Uyu munsi yarasinze. Izi cyatumaga bihisha nuko yajyaga asangira nabo banagira ngo batamenya ko asenga. Yego, akaba gatereka nze shaho batamvumbura ko Imana igiye kubavumbura. Yarabibonye kera, wese ugira ngo irabavumbura ubu. Si ibya none, oya, na mbere hose yarabavumbura. Irababonera bizi ko barimo kubikora. Ngo igihe kimwe ejo bundi Abisirayeli baravuga ati ariko bundi wa Mana we, iki tuzaniye kutwiciriza ahangaha mu butayu, ni iyo turekera inzarira tumaze turashize, ibidegede na za tungurusumu, akaba ariyo twirira hakurya. Urumva rero dukeneye za mbaraga zidushoboza, kuko zirimo ziradusubiza hariya hakurya muri Egiputa. Abari ababyeyi barimo gusubirayo cyane, kuko abagabo barimo gusubirayo. Ariko muvandi, aka kantu wenda reka nkavuga aka kantu gakazi, nubwo kariya twagatarutse. Hanyuma umva ijambo rikomeye ko abantu bavuye muri Egiputa, Farawo yamaze gupfusha umwana w'imfura, urabyibuka? Uburiza bwamaze gupfa bw'amatungo, kandi ukaba uzi ko bakoresheje uburetwa abo bana batarapfa bombi, yaba amatungo n'abantu. Ubu nibasubirayo azabakorera ibingana iki? Azabaca ibitugu none. Njye sindi kumwe nabo, abasubireyo nibasubireyo, ariko icyo nzi cyo Farawo nibagera azabakaranga bareba. Ati ngwino. Ariko buriya iyo yirukanaga dayimoni ati mu izina rya Yesu, yamaze gusubira yabigenza ati? Dayimoni ngo agaruka none yararakaye, ati ndakwitunga, azana barindwi babi cyane bamurusha ubugome, maze si ukumukubita mu rwidenzi bikomeye cyane. Hanyuma rero icyo nashatse kuvuga ngiki, twaje gutegeka ibiri muri Edeni, none abantu basigaye bategekwa n'ibiri muri Edeni. Mbega ni nka wa mugani w'Abanyarwanda ngo inda yasumbye iseseme. Abantu barimo kuzirura ibyo baziraga, kumenya ukuri ntabwo bagushaka. Rego ukuri ni Yesu, kandi ukuri ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni inkota ya mugi yombi. Kandi Bibiliya ngo jambo yahoranye n'Imana, kandi ijambo yari Imana mu bintu byose, nta na kimwe kitaremwe n'uwo jambo. Yohana ubutumwa bwiza rimwe kumanuka yepfuye. Ariko rero ngo igihe kimwe ngo umugabo witwa Satani ni mubi, ni mubi cyane, mubi. Ngarakugendeye ageze mu ijoro aravuga ati ariko se kubundi kareko bundi uturi biranira iki mbona ati naremye umuntu. Ni mubi cyane, uri mubi cyane. None se ibintu byose kwajyaga kubikora turi kumwe, twaratangiranye mu bintu biremwa byaremwe hano, twari turi kumwe, ukatugisha inama, ngewe n'abari abamarayika. Yego, ntiwatugishaga inama cyane rwose. None se kuki wageze ku muntu ukaduhisha? Banza unsubize aho ngaho, kuki yageze ku muntu ikamuhisha? Nanjye ndongeraho, nanjye ndagufasha ako kabazo rero. Imana ni umuremyi, ibindi byose ni ibiremwa. Hanyuma na Satani n'ibyo bindi byose ni ibiremwa, ariko by'umwuka, ni ibiremwa by'umwuka. Hanyuma rero avuze ngo iki Yesu akoresheje umugabo witwa Yesaya 45 umurongo waho wa 9, ngo utonganya iyamuremye azabona ishyano, kandi nawe ari injyo mu zindi njyo. Ariyo mpamvu Imana yisi ibwirira Satani iti rero aho kugira ngo ukore ibi ngibi mumanutse pfiriyo cyane. We yari yateje bundi akajagari mu ijuru. Erega ngo yaragiye ahita abwira abamarayika
Hagati rero reka mbabwire mwabagabo mwitinya. Urabizi ko Imana ibintu byose yadufashaga yajyaga gukora ikintu ikatubwira ati yego. Ariko yageze ku muntu iraduhishira twibeta. Urumva ataratwihishemo. Abandi nabarebye basanga kuko ibyo Satani avuze niki? No kuri. Ugira ngo se n'abantu Satani akubita icyanditswe bakahita bagata ari kuzika ari byo koko. Aha ngaha reka amavuge gutya. Twagiye. Hano uzi neza ko Satani igiye kurega n'umuntu idatwara ibinyoma. Oya, itwara ukuri. Itwara ukuri. Imushinja ibyo yakoze byanyabyo. None nango yayisibwira Yesu ikamubwira ati ariko nimba uri umwana w'Imana koko. Ngaho simbuka hari ahanditswe ngo. Ni icyanditswe. Ni niyo mpamvu rero. Agutegera hamwe. Ariko natwe nuba ufite rya jambo rero ari we Yesu muri wowe ntabwo azakubasha. Hanyuma nujya mu byahishuye Yohana ibice byaho 2:17 hari ijambo rikomeye Yesu yavuze ijambo tuhabasomere bakunzi bacu turabahasomera. Barababwiye ngo tuzatubazanira ukuri kw'ijambo ry'Imana icyanditswe nta bintu byinshi. Muravuga ngo nabantu ngo bakivuga ijambo ry'Imana barahari 7 birahari bitarapfukamira bahanuzi bazima baracyahari ahubwo wowe bavuga butumwa baracyahari. Ujye ukurikirana ijambo ry'Imana. Yego. 2 byahishuriwe Yohana 17. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe. Muhe nibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwe n'umuntu wese keretse urihabwa. Iryo buye ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese na papa na mama bawe ntibazarimenye. Rizwi n'uri guhaye nawe urihaye. Niki gitumye Imana itanze cyangwa se Yesu azatangira izina? Nuko Satani azazana ibirego by'ukuri kugushinja kuri wa munsi. Naza kugushinja rero Imana izava ngo genda usake mu bantu bari hano. Urakoze cyane. Saka. Uwo muntu ngwe kari Jean Paul. Ngo saka muri ba Jean Paul turi. Turebe. Saka turebe ko Jean Paul arimo. Oze kariyo mpamvu yagiye kwa Yobudi. Yego none najya gusaka Satani ashake monde Jean Paul. Ashakemo nde nuza nyirabyatsi cyangwa se ashakemo nyirabiti cyangwa nyirabitebo. Yego nyirabitebo. Mwumvise? Ashakemo na nyirany'imbegeti. Hanyuma ntabwo azagera gute azabona rya zina. Yego. Urumva uwavuze nibyo koko. Hanyuma genda ushaka amazina yose. Amazina buri muntu wese azaba afite izina rye. Ntabwo azabona izina. Yego. Hanyuma avuga ati none ndashaka isura. Ndamuzi yari igikara. None ubwo ari igikara arihindura biki? Inzobe. Ariko nyuma uwo muntu yaje kwihana arongera asubira kuba iki igikara. Satani ntiyabimenya kuko atabera hose icyarimwe. Imana nibera hose icyarimwe. Noneho ngo Satani zaza ishaka isura iyibure. Kuki izayibura? Nuko yihannye. Azihana. Umara kwihana abicyaremwe gishe. Hanyuma mu byahishuriwe Yohana ano mu rwambere rwa Yohana yego rwambere umva ko havuze. Yego. Rwambere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa mbere umva ko havuga. Twagiye umva ijambo ryaho uko rivuze. Hari ijambo rikomeye ho haravuze ngo yego bakundwa. Yego Rwambere rwa Yohana ibice byaho 3 umurongo wa mbere haravuze ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Nicyo gituma abisi batatumenye kuko batayimenye. Bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzamera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Urumva rero Yesu uko azabasa niko tuzaba dusa. Satani azaza kurega isura nahagera isura yiburi. Naza avuga izina kumbe twahawe izina rishya. Haleluya haleluya. Hanyuma rero Satani afata ubusa. Afata ubusa. Dukeneye izina rishya rero. Dukeneye izina. Ahubwo se abantu bararikeneye. Abantu bararikeneye. Ahubwo ntibarasobanukirwa mu bakira ukuri. Ariko ntabwo barasobanukirwa. Bakeneye kumenya ukuri rero bakakira izina rishya. Kandi niko kuzaba batura. Yego. Hanyuma numva Satani ikirego azajyana kurega mu ijuru azajyana ikirego cy'ukuri. Ese buri Imana ishobora kureba ku musaraba? Ishobora kureba ku musaraba? Imana ishobora kureba ku musaraba. Wa Yesu yabambweho se? Wa Yesu yabambweho. Ariko yigeze kuwuteraho ibitugu? Yawutere yanze kurebaho kuko kandi yaravuga ngo umusaraba no wisoni. Yego. No wisoni. Hanyuma Imana yawuteye ibitugu kugira ngo atarebe ibyaha kuntu umwana wayo yahindanye. Arasa nabi cyane yabaye mubi cyane yabaye wisi cyane yabaye umunyabyaha. Niyo mpamvu Imana yamuteye iki? Umugongo. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo Data ngo niki kikundekije. Niki kikundekije yamuteye umugongo. Yego ari ryo jambo riba kwa Yesaya bice bya 54 murongo waho wa 4 no hepfo kuri 7 ngo mbaye nkuretse akanya gato. Yego. Ariko
ngo ariko ngo nzakugarukaho nzakugarukaho nk'ufite imbabazi. hanyuma reka tubwire abantu Imana ibagarukeho mu izina Imana ibagarukeho mu izina rya kandi Yesu. ifite imbabazi nyinshi. Ifite imbabazi. Abantu bari kurengana Yesu azagenda barenganura. Abagarukeho. Abagarukeho. N'abari mabusi bagarukeho. Abagarukeho. N'abarimo kwiba hariya hepfo Imana ibagarukeho. Bahagakiza. N'indaya zirimo gutegana nk'abandi mwumvise ko hari n'abamaze kwicwa ngo bishwe n'uriya mugabo. N'uriya mugabo wa. Nezina ni Satani, uriya Satani wabishe. Ni Satani yamukoreyemo. Ariko se buriya ni Satani? Cyane. Dore impamvu navuga ko atari Satani. Rega ukora ibibi wese ni uwa Satani. Kandi ukora ibyiza wese ni uw'Imana. Ahubwo buriya ni ubugome. Ubugome nicyo cyaha rega. Kandi icyaha ni icya Satani. Ariko reka wenda tujye wenda reka tuvuga aka kantu. Yego. Katuvuga iki kintu. Ibaze kuba uri umuntu w'umusore wize. Ufite amashuri. Ufite amashuri uri umuganga. Harya ubwo wize abazi iki? Uriya se abazi ubwenge. Nose ne bavuga ko baba bazi ubwenge. Hoye. N'ubumenyi. Impamvu abantu babyitiranye. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Kandi kuva mu byane ko kujijuka. None warangiza ugafata umuntu. Ukica umuntu wa mbere. Kandi warize. Ukica umuntu wa abantu bazi ko waminuje so na papa baragutangiye amashuri ukiga ukaminuza. Ukica umuntu wa gatatu. Nta bwenge. Unagahanga. Nta bwenge. Tuvugisha ukuri. Oya nta bwenge. Ukica umuntu wa kane. Nta bwenge. Ukagera ku bantu 10. Nta bwenge nyine. Ukajya ukiyongeza uwa 11. Wica. Ukumva ntibiguhaye. Kandi mumaze kuryamana. Ukagenda ukica n'umuntu wa 12. Abakobwa 12 bose ko abica bose abari amasambanya akanabambura. Uzi ko ngo bakandaga ngo n'akanyenyeri. Ya mvugo yadutse yo gukanda akanyenyeri kuri mobile money. Babanza kubikora kabica yamaze no kubacuza utwabo. Uriya muntu Imana imuhagakiza. N'abameze batyo bandi baraharirega n'abandi hari n'abandi ariko bitaramenyekana. Kuko ufatiwe mu cyuho niwe mujura. Buriya 40 yarigeze. Ariko hari n'abandi batazwa ariko barahari. Kandi noneho uriya we turabona wenda ko yari umupagani. Ubuzi ko ari umuntu wanga undi kandi basengana. Uzi ko Imana imutwara mu cyiciro cy'uriya. Kandi aba kwigaburo anaritanga. Ibyo tuvuga nuko abantu babikunda. Abo rero batabikunda babyanga kandi ijambo ry'Imana. Kandi naho bataniye n'uriya. Bibaze kubwira umuntu ngo uva mu byaha. Naho bataniye n'uriya. Ukagira ngo ni nko bakakuraga ukajya umusiza umususwe w'inyana ku mazuru. Umususwe w'inyana ni inyana kwa kundi inyana itaronka bamba itari yarisha ikivuka. Ya masita y'umuhondo niwo mususwe. Unuka kubi. Ni inyana zabaga zonka zigendana na za nyina kugira ngo uyihomere itaza konka iwe afata umususwe ugashyiraho. Yagira gutya gusa izuba. Yakumva umuntu ukuriho. Ikavuga iti reka mbe mbyihore umususwe uzabanza uveho. Reka mbyihore. Hanyuma umuntu niba umubwira ijambo ry'Imana kandi nawe avuga ngo arajya mu ijuru akunda Imana akaba atashaka kwiyakira iryo jambo ry'Imana. Rero twabwira abantu ngo nibakizwe. Adatunze Satani. Twabwira abantu ngo nibakizwe bakanga ko twumva. Hanyuma babyanga umva ko ijambo rivuze kwa Luka bice bya 10:17. Yesu yaravuze ngo ubemera nijye abayemeye. Ubanga nijye abayanze kandi unyanga abayanze na data wanumye. Ni ijambo bisobanuye ngo abantu batwanga. Uwanga ijambo ry'Imana tuvuga kuko kutwanga ni inshingano zabo kuko uwanga mwene se n'umwicanyi. Kana mwicanyi uzajya mu ijuru. Umwicanyi wese ni wa Satani. Bora bihanye. Bihanye Imana yababarira. Cyakozwe n'intumwa 3:19. Aravuze ngo nuko mwana muhindukira ibyaha byanyu bihanagurwa. Ngo iminsi yo guhemburwa no kwizituruka ku mwami Imana. Iyo wihaniye Imana irakubabarira. Ariko buri abantu babaye maso. Nicyo gikenewe cyane. Ariko kuba maso no kuba maso muri Kristo Yesu. Abakobwa bangaye ariko ngo baragiye. Burya bari 5. Ejo bundi ngo baragiye. Abanyabwenge na 5 babapfa. Barasinziriye pe baragona. Ewana ngo bikatira igitotsi ngo mukwaje. Kuko yatinze. Kuko yatinze. Muko atinze. Siko muko atinze abantu bacomeka inzara. Uziko muko yatinze. Abantu bambara ijipo ngufi bakajya kuri 40. Iyo muko atinze bambara supaneti ukanyuza amaso munsi y'amaguru kareba ahaturuka. Kuko muko agize ate? Atinze. Iyo muko atinze baravuga ngo kunywa inzoga si icyaha. Iyo muko atinze baravuga ati nguriza 500. Yarangiza yajya kuyamwaka ati ariko sha naho tuziranye muko atinze barambura.
umukwe atinze iyo barambura, umukwe atinze bahindura umusatsi w'Imana yabahaye bakabona batanyuzwe na bagasigamo ka Hoziyana. umukwe atinze amatwi bashyiraho yandi bya bindi bigaragaza ko ari imbata. Iyo umukwe atinze abambaraga amajipo maremare bahita bikubitira oya babona barabeshywe. Jenoside irangiye yari hasigaye intambara y'igitsina ariyo sida yarajojobaga. Kagame abo arebye yareba abantu bagiye gushira kandi yari yabazanye ngo babane hano neza. Ategeka indaya ko nta ndaya nimwe ashaka. Bambaraga ubusa bambara utuntu tugera ruguriye. None ategeka ngo abantu bose mubona umuntu wambaye ibigera butugufi mukubite mushyira amabusu n'indaya izo. Sida imeze nabi hano irajojoba. None uko yakabivuze uko bahise bambara ibigerepfa ariko barasatura bageza hano hejuru. Barasatura wa. Uzi ko iyo jipo yitwaga Mime Kagame. Bambaraga Mime Kagame. Yego Mime Kagame. Noneho umukwe yatinze bambara Mime Kagame. Bagapasura. Akambara ibigerepfo ariko bisatuye. Noneho ceceka se wumve. Yego. Buretse wumve rero umuntu utaragera kwa Yesu arabanza akarerembura akanatereka akanisiga akanapasura. Yego. Akajya no kwa ba mwamini hirya hariya. Akajya no kwa bantu uza hakurya iriya. Ariko Mana warakoze. Ziko naho nagiyeyo muvana. Ariko Mana warakoze. Nuko Yesu yarakoze. Akigira yati ndebera yari koko. Ndebera ariko uriya mugabo ko namukura kuri uriya mugore. Banzu ndebere ko kuko umukwe atinze. Kwera ko umukwe atinze. Barapasura bikanga, bakarerembura bikanga, bakanayatereka bikanga, bakanavuga n'akajambo keza bikanga, nazashyira ishusho bikanga, kwera ko kwaratinze ariko akajya gushaka ubwoya kwa wa mundi. Akajya gushaka ubwoya. Akabakana kuminjira no kwiseta. Bakagwa n'iryinyo ry'imbwa. Ngo rize kukurindira imitungo. Mvasha nawe rikurinde. Iryinyo ry'imbwa. None ngaho reba n'uyu nguyu nawe akenyereye ku tuntu. Yambarira ku tuntu. Ihwa ry'ikinyogo. No ku nzara. None se ngaho reba ya miti bisiga se. Ngo barashaka ubwiza. Ngo banabakunde. Ngo badukunde igikundiro no mu kazi ngo tubone igishoro ngo abantu ngo abakiriya ibintu byacu bikundwe. Nuko umukwe agize gute? Nuko umukwe agize gute? Ariko umva Yesu yahageze rero ibintu bigira gute? Biremera. Ariyo mpamvu haje ijambo ngo muri Yesu bigiza gute? Biremera. Nonse kuki abantu batajya muri biremera? Satani yarababoshye. Imana iciye iyo migozi. Aryo bwo ngo nitubwirije neza koko. Umva igisabwa. Igisabwa rero ni iki? Yeremiya tugana ku musozo. Yego Yeremiya ni igice cya 40 na 40 n'umurongo wa 4. Mvuga ko we Imana yamubwiye cyangwa se uko Imana ivuga ikoresheje uwo mugabo wari umubohoye. 40 n'umurongo wa 4. None rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo urorere. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Aho ubona hakubonere yaba ariho ujya. Igihugu kiri imbere yawe. Icyo nkora ni iki? Ni ijambo ry'Imana waryumvise. Emera Imana ikubohore. Igukure iminyururu yose ikuboshye. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende nzakugirira neza. Ariko nudashaka urorere ubwo gupfa n'amahitamo yawe. Ndakubohora. Dore naje ndakubohora. Aba bantu bajya mu bapfumu Imana ibabohore. Imana igire gute? Ibabohore. Iyo aba bakemeye byibyo imigozi baziritse Imana yice. Yice mu izina rya Yesu. Yesaya 59. Mvuga ko wavuze umurongo wa mbere ndetse kugera kwa kabiri. Yego 59 Yesaya. Hanyuma tugana ku musozo nk'uko umbwiye. Twiganira ku musozo. Yego. Ni igice cyawo cya 30 bambe 59 umurongo waho no wa mbere. Havuze ko ukuboko k'Uwiteka kutaheze. Yego. Niko havuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ni kwaheze ngo ananirwe gukiza n'ugutwi kwe ni kwapfuye ngo ananirwe kumva. Ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu. N'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga no kumva. Wabyumvise none ibyaha ibemerera bareka ibyaha Yesu ababaho. Bigiye kumera nka Ezekiel babwiye ati rwose ikora amazirano kibirukanka mu mujyi mu gice cya 4. Hanyuma 5:5 murongo wa 6 no wa 7. Nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Nimumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze. Ukenerwa reka ibyo yibwira. Agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Hanyuma dusengere mu gice cyaho
cyambere Yesaya yego umurongo wa 16 aho ngaho niho umwanzuro wa byose twaganiriye uri igice cya mbere umurongo wa 16 turavuze ngo nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanjye mureke gukora nabi mwige gukora neza mushake imanza zitabera murenganura abarengana mucira imfubyi urubanza muburanira abapfakazi nimuze tujye inama ni kuwiteka avuga naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya kuko akanwa k'uwiteka ariko kabivuze urumva rero amahitamo n'ay'abantu inkota izabarya niba atagira gute nibatemera nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya kuko akanwa k'uwiteka ariko kabivuze yaravuze ngo abedomu nzabahonda inkweto mu mutwe nikira ariko inkweto ariko ibaze imana yicaye mu ijuru isi ni intebe y'iki y'ibirenge byayo ibaze iyo nkweto imana yambaye ni pafu umutwe ukahita wowe ibaze mbega ni nko gufata kinubu ugakubita urushishi ni akagero koroshye yaravuze ngo nzabahombanyu abanze kumvira ngo imana ijye iguhombanya wumvise ariko birinde guhombana imana ijye iguhombya ariko utakwemera ko uguhindukira ikaguhombanya ariko ngaha duhe nimero zawe nomero zanjye ni 0788 25 20 na 0728 25 Rusine Emmanuel Nyamugari Paruwasi ya Gasave ADPR Imana iduhana umugisha banyarukire kuri kubaho Uwiteka nibwo bwenge TV bakande subscribe na share basharinga comment na like ariko ibiganiro turi gukora ndi kubona birimo kugenda neza rwose imbaraga n'amavuta oya tubasabiye umugisha abantu barimo gukanda n'ababikurikirana Imana ibaha umugisha tuzajya tubaha ibiganiro byiza kandi biri mu kuri kandi mujye mutwereka ko mudukunda hanyuma mujye natwe ku Gakiza TV show hanyuma namwe muzajya musanga ibiganiro bihari Prophet witwa Damuro hanyuma reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka shalom amen.